murakoze. Uyu ni bwana perezida wa repubulika ya Kongo, mukundwa inshuti yanjye, kandi ndi kumwe n'abagize itsinda twaturukanye Bujumbura ndetse n'itsinda rya Kongo. Ubwo nsoza rero uruzinduko rwanjye rwa leta muri repubulika ya demokarasi ya Kongo, ndashaka gushimira cyane cyane abaturage ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo kubera ikaze ry'agatangaza baduhaye n'ubuvandimwe bwagaragaje twebwe njye n'intumwa zanjye. Uru rwa ruzinduko rwanyemereye gukomeza inyubako y'amateka ndetse no gufungura amahirwe mashya yo gukorana hagati ya leta zacu. Twaganiriye ku bintu byinshi, by'umwihariko gushimangira imibanire yacu y'ibihugu zombi, hamwe nkorana na mukuru wanjye. Dufite kandi twavuguruye kwiyemeza dushimangira ubufatanye mu nzego zitandukanye, zaba ari politike, amashami ya diplomasi, umutekano, ubukungu, umuco, ubwiraneza cyangwa se imibereho myiza. Twahisemo kandi kugaragaza n'ishyaka ryinshi uburyo bwo kugisha inama kugira ngo twongere imbaraga nshya nziza cyane mu mibanire hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Kongo. Nanone kandi twavuze ku muryango wa komisiyo nini ihoraho ihuriweho y'ubufatanye. Kumvikanye ku nama itaha ya komisiyo ihuriweho izabera i Bujumbura. Bityo rero twiyemeje gukorera hamwe kugira ngo hihutishwe ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo isanzweho no gushakisha amahirwe mashya y'imishinga y'ubufatanye. Hari ingingo y'ingenzi cyane izo twaganiriyeho, birumvikana ni amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Twakoze isuzuma n'isesengura ryimbitse ry'uko umutekano uhagaze mu burasirazuba, kandi nagaragaje ko nshyigikiye ibikorwa umubano w'akarere n'ububanyi n'amahanga, amasezerano mpuzamahanga agamije gushyiraho gutuma intambara irangira ndetse no kwemeza ko ibintu bikomeza gutuza mu karere kose muri rusange. Burundi bwiyemeje gukomeza umwanzuro urambye wawo guhangana n'ibibazo byibasiye uburasirazuba bwa Kongo. Bisaba ko habaho uburyo bwuzuye kandi buhuriweho bugamije kurangiza uruhererekane rw'urugomo rugaruka kenshi no guteza imbere iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage barebwa cyane cyane n'iki kibazo, kuko iyo terambere cyangwa se imibereho yabo yabangamiwe n'ibitwe y'iterabwoba ikomeza guhangana n'ingabo zo mu burasirazuba bwa Kongo. Burundi rero bwizera ko ari ngombwa gukomeza ndetse no kwita cyane cyane mu gushyira hamwe imbaraga hagati ya leta zo muri kano karere. Uburundi rero bushyigikira gahunda zose zijyanye no kugarura amahoro arambye muri Repubulika ya Kongo, by'umwihariko inzira ya Washington ndetse n'inzira ya Doha, ndetse n'uburyo imbaraga z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika binyuze mu gikorwa cy'ubuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika babasha guharanira amahoro muri Kongo, dushyigikiwe n'itsinda ry'abahoze ari abakuru b'ibihugu muri Afurika. Nongeye kandi kwemeza ko niyeguriye by'umwihariko mu buvugizi bw'abanyafurika binyuze mu buryo bwo gukurikirana inzira irimo gukorwa. Nanjye kandi mfitemo amahirwe menshi yo kwiyemeza gushyigikira buri gihe inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino gihe igikorwa cy'ingenzi cyo kugarura amahoro kiri kujya mbere. Ibi ni akazi gasaba kandi ko inzego ziba zihamye. Nahamagaye hano ndetse ndagira inama abanyekongo bose gukomeza kunga ubumwe. Mugomba kugira icyizere cy'uko mufite umwanzi rusange muhuriyeho. Iyo mufite umwanzi umwe rero muhuriyeho,
urugamba rwose mwarwana mugomba kuba mushyize hamwe. Mu by'ukuri hari bamwe bashobora kuzana ingorane zikomeye, gusa mugomba kuzishyiraho iherezo kugira ngo murenge ibyo byose. Kandi nashimiye cyane umuvandimwe wanjye Perezida Felix ufite amaboko aramburiye abantu bagana mu biganiro. Nzewe nshyigikiye cyane iki gikorwa cya buri gihe cyo kuzana amahoro, mwifuza kunyura mu buryo bw'ibiganiro hamwe n'abaturage ba Kongo bose. Bityo nzahora niteguye nanjye gushyigikira gahunda iyo ari yo yose igamije kubungabunga ubumwe n'ubufatanye no muri sosiyete, ariko buri gihe dushimangira ituze ry'imbere n'ubumwe hagati y'abaturage bose ba Kongo, hatitawe ku mateka yabo cyangwa se itandukaniro ryabo. Nk'uko rero umaze kubibona, dufite ibyo tugomba guhurizaho ku ngingo runaka y'ingenzi, cyane cyane kuri kino cyorezo cya Ebola cyongeye kugaruka, cyaje gihinduye kandi cyatumye habaho uburyo bukomeye cyane bwo kucyitaho. Reka rero dutere inkunga amakipe ari kuyitaho, ariko nanone kandi agaragaza ubufatanye bwanjye na Province ya Kongo ndetse abaturage ba Kongo bose. Iyi ndwara ntabwo yavurwa nta cyizere cya siyanse dufite. Urugero natanga, n'ubwo Burundi ntabwo rwafunze imipaka, ahubwo Burundi ntabwo bwigeze bugira ingaruka na zimwe, bitewe n'uko tugomba gufata ingamba z'imyiteguro, kwirinda ndetse n'ubufatanye n'inzego za leta za Repubulika ya Kongo. Buri gihe rero turagerageza kubigenzura. Niyo mpamvu nifuza gufata uyu mwanya kandi wo guhamagarira abantu bose za leta, cyane cyane za Afurika, kugira ngo mufatanye ndetse no ku isi yose mugire ubufatanye aho kuba mwafunga imipaka. Tugomba guhagarara hamwe kandi tugahangana n'iki cyorezo hamwe n'isi yose muri rusange. Si icyorezo gishobora gutera ubwoba nka COVID-19. Rero ndasaba leta zose kutagomba gufunga imipaka, ahubwo kugira ngo mu bumwe hagati yacu iyi ndwara tuyirwanye. Ibi ni ikibazo rero, ibibazo byo guhuza ubukungu bw'akarere nabyo kucyo mwambajije. Twaganiriye njye na Tshisekedi kuri ubu buryo twakoresha, tugomba gushimangira ubufatanye bw'akarere koko. Kandi nishimiye cyane kumva ko mukuru wanjye yifuza gutanga igitekerezo mu gikorwa cy'inama ya Troika, inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo twigire hamwe uburyo bwo kugarura ituze mu karere kacu. Ibibazo by'impunzi, njyewe nahoraga nibwira ko ntekereza ko impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi ntizishobora gufatwa nk'aho ari impunzi. Ni abantu bakuwe mu zabo, kuko aba ari abantu bafite cyangwa bahunze batewe n'umwanzi, kandi bahora biteguye kugaruka. Ntibahunze igihugu, ahubwo bahunze intambara. Niyo mpamvu Abarundi bakangurirwa, kandi tugakangurira abantu bose bafasha abantu, za societe civile n'imiryango itandukanye yigenga, gukomeza gushyira hamwe batanga umusanzu mu gufasha abanyekongo bakurwa mu zabo bari mu Burundi. Nzewe ndimo gufata aya mahirwe ntumira kandi abantu bose bigenga, amashyamwe yigenga, bakora mu bukungu, guhora batekereza ku bufasha bw'abantu bacu, abavandimwe bari mu bibazo bikomeye cyane by'ubuhunzi. Amaherezo ndashaka gusoza nongera gusubiramo ubutumwa bwanjye ku bijyanye no kugarura amahoro ndetse n'ituze rirambye muri kano karere kacu. Uburundi buracyari ku ruhande rwa Kongo, kandi twizeye ko amahoro azagaruka kugira ngo dushyire mu bikorwa iby'iterambere, imibereho myiza y'abaturage. Dufatanije byose birashoboka, hamwe n'Abarundi n'Abanyekongo, dufatanije hamwe na Amerika na Paris, kandi ibihugu byacu bizaba bihamye. Murakoze cyane. Murakoze.
nyakubahwa perezida Tshisekedi, perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo, umukuru w'igihugu, ufite mugenzi wawe wakiriye Evariste Ndayishimiye, perezida wakoze uruzinduko rw'akazi amasaha 48 muri kongo. Kugira ngo izogerweho wakoresheje imbaraga zikomeye, ese ushobora kuduha amakuru arambuye ku buryo mwaganiriye ku kibazo cyo kurangiza ibi muri kongo cyangwa se ibibazo biri muri kongo? Nyakubahwa perezida, muvandimwe wanjye nkunda, nashimishijwe cyane rata no kubakira muri iyi minsi ibiri hano i Kinshasa, kimwe na madamu wa perezida w'u Burundi, madamu Angeline Ndayishimiye, n'intumwa zanyu zose. Banyacyubahiro, bagabo namwe bagore banyamakuru, kuba perezida Ndayishimiye ari muri Repubulika ya Kongo kugeza kuri uyu munsi uruzinduko rwa leta bihamya ubwiza bw'imibanire ndetse n'ubucuti bw'ubuvandimwe cyangwa se ubucuti buhamye hagati yacu. Ibyo bikaba ari uguhuza ibihugu byacu bibiri n'abaturage bacu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Burundi basangiye neza ibirenze imipaka. Dusangiye amateka, dusangiye imiterere y'isi, isano y'abantu, inyungu rusange, yewe muri byose n'icyifuzo rusange cyo gukora akarere k'ibiyaga bigari gashyize hamwe, akarere gatekanye, gafite amahoro, gateye imbere kandi gafite ubunararibonye isangiwe. Mu gihe rero cyerekanye amakuru ritandukanye, twari dufite akanya, twakomeje tuza ku isuzuma ryimbitse ry'imiterere y'igihugu cyacu, mu bantu b'ibihugu zombi, ndetse yewe n'imbogamizi n'amahirwe by'ingenzi ibihugu zacu bibiri, akarere kacu gato, umugabane wacu, ndetse ibibazo byose duhanganye nabyo. Ibiganiro zacu byari iby'ukuri kandi biva ku mutima, mu buryo bwa kivandimwe, byubaka kandi byuzuyemo guhuza ibitekerezo ku bintu by'ingenzi. Ngomba gushimangira ngo tugomba gushimangira amahoro kugira ngo umutekano uboneke, twongera imbaraga mu bufatanye mu by'ubukungu ndetse no kubakira hamwe inshingano zo kugira hazaza hahuriweho. Twongeye kwemeza ko ibikorwa byose bigomba kurebwaho. Twongeye kwemeza yuko ari bisanzwe ko dutanga imbaraga ku bufatanye hagati ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Burundi, cyane cyane mu bice bya politike, diplomasi, umutekano, ubukungu, umuco, ubugiraneza bwa muntu. Muri urwo rwego twemeye ko muri Nzeri itaha i Bujumbura komisiyo ihuriweho mu bufatanye bukomeje hagati y'ibihugu zacu hazaba ibiganiro. Iki kiganiro kigomba kuzatuma dusuzuma gushakisha ubufatanye mu bukungu ndetse n'ubucuruzi, by'umwihariko binyuze mu gushyira mu bikorwa gahunda y'urwego rw'amategeko n'inzego zigomba guhindurwa, harimo no kurema urugaga rw'ubucuruzi ruhuriweho. Twagaragaje kandi ko icyifuzo rusange cyacu ari ukwagura inyungu z'ubufatanye kuri bose uturere tw'ibihugu zacu bibiri, inyuma gusa mu turere kurenga imipaka, guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu mu karere kagutse, hanyuma no kurushaho inzira twese duhuriyeho. Iyi komisiyo izaba ihari igomba kwemeza ko guverinoma ebyiri zigomba kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo yamaze gushyirwaho, kugaragaza imishinga mishya no kugira ubufatanye bwacu ngo bube igikoresho gikomeye giteza imbere abaturage bacu. Ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero, twagize ikiganiro kirekire ku byerekeye Kongo mu bikorwa ikomeje gukora kugira ngo tugarure amahoro arambye, umutekano, ituze ndetse n'ubushobozi bwa leta mu turere twagizweho ingaruka. Nongeye kwemeza imbere ya mukuru wanjye cyangwa se umuntu wanjye Ndayishimiye ubwitange buraho bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira amahoro arambye ndetse no mu buryo buhamye. Igihugu cyacu gikomeje kwiyemeza byuzuye mu bikorwa bya diplomasi, harimo n'ibikorwa by'inzira ya Washington ndetse na Doha,
ndetse n'ubugunzi bw'abanyafurika mu rwego rwo kubaha ubusugire bwacu, ubutaka bwacu, ndetse n'amahame y'ubutaka n'amategeko mpuzamahanga. Twanaganire kandi ku ruhare uburyo bw'uturere mu kubaka amahoro ndetse n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Muri urwo rwego twemeje igikorwa kizaba muri Nzeri mu nama ya Troika y'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari, mu magambo ahinnye ni SGLL. Iyi nama izaba intambwe y'ingenzi mu gushimangira inama za politiki mu karere, gukurikirana ibikorwa zo guhanahana amakuru bikomeje, ndetse no gushyigikira ibikorwa rusange mu rwego rwo gushyigikira amahoro, umutekano n'ubufatanye mu karere kacu. Dusangiye ukwemera ko ari ngombwa gukomeza gushyira mu bikorwa imihigo ifatika yamaze kwandikwa. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo barageragejwe bikomeye cyane mu myaka myinshi y'urugomo, bategereje byinshi kurusha mbere hose bifatika, bipimwe neza kandi bigenzuwe neza. Bategereje ko intwaro zicecekeshwa, bategereje kugaruka k'umutekano, bategereje gusubizwaho k'ubutegetsi bwa leta, kandi bategereje ubutabera, icyubahiro n'ubushobozi bwo kongera kubaka ubuzima bwabo ku butaka bwabo. Niyo mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakomeza kwirwanaho mu buryo buhamye kandi bufite inshingano, turinda ubusugire bw'igihugu cyacu mu gihe hakiri ibibazo gikomeje kuba, kandi ingamba zivuye ku mutima zishobora gutuma biganisha ku mahoro arambye muri kano karere k'ibiyaga bigari. Twaganiriye kandi ibitekerezo ku bikorwa ku ngamba zo mu karere zigamije gushimangira amahoro, umutekano rusange ndetse no guhuza ubukungu mu rwego rwacu rw'akarere. Twemeranije ko amahoro kuri n'iterambere bigomba gutera imbere cyangwa se bigomba kujyanirana. Nta gutuza kurambye guhari, nta terambere rishobora kubaho. Nta bikorwa remezo, nta masoko y'ubucuruzi, abashomeri bo mu rubyiruko baba benshi, kandi akarere kose kaba karimo ibyago bidafite amahoro cyangwa se ubukire n'abaturanyi. Muri urwo rwego twashimangiye akamaro ko gutegura imishinga, ubushobozi bwo kuzana imbaraga zacu kugira ngo tworohereze urujya n'uruza rw'abantu kurengera imitungo yabo mu buryo bwemewe n'amategeko, no gushimangira inzira z'ubucuruzi, guteza imbere ibikorwa remezo, ubufatanye bwambukiranya imipaka, ndetse no kunoza by'umwihariko imibereho y'abaturage bacu. Ni ingenzi kandi ni ingirakamaro kubivugaho ko hatabayeho gusana by'ukuri k'umutekano usesuye mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, ibikorwa by'iterambere biracyari hasi cyane. Twanakemuye kandi twanavuze ku kibazo gukemura ibibazo by'impunzi, aho bagiye bavanwa mu duce twabo bajya ahandi, bafite ibibazo bikomeye cyane byo gufashwa, cyane cyane gufashwa kw'ikiremwa muntu. Ndashaka guhamagarira nanone abantu ndetse na komisiyo iherutse y'ibihugu bitatu hagati ya Kongo, Repubulika y'u Burundi ndetse na komisariya umukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi, aho twafunguye ikigo i Kinshasa. Iyi nama yadufashije kongera kwemeza umuhigo wacu rusange wo kuzana ibisubizo birambye bishingiye ku bitekerezo, ubukorerabushake butekanye, twiyubashye kandi dufite gahunda y'ibara bavuye mu byabo, ndetse no gusubiza mu buryo busanzwe, kubasubiza mu buzima busanzwe cyangwa se aho baturutse. Mu izina ry'abaturage ba Kongo, ndifuza ko nshimira cyane abantu ndetse na guverinoma y'u Burundi kugira ngo tubashimire cyane uburyo babakiriye, babitayeho, bafashe neza rwose mu myaka yose ishize, nubwo ari abaturage bacu bari mu Burundi. Iki gikorwa giha icyubahiro Burundi kandi giha icyubahiro Afurika yose, ndetse no kwishyira hamwe kwa Afurika, ubuvandimwe ndetse no gukorana mu bihe by'ingorane. Ndashaka kandi kwibutsa buri wese ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inakira kandi abaturage b'igihugu cy'u Burundi ku butaka bwayo muri umwuka w'ubumwe ndetse w'umuntu, icyubahiro ndetse n'ubufatanye. Bityo rero tuzakomeza dushyigikire na HL n'abafatanyabikorwa bacu bagiye gukorana natwe kugira ngo dukomeze kwita cyane cyane ku bibazo by'umutekano, ndetse mu buryo burambye uzanira ubufasha abawikeneye mu mashami y'imibereho myiza, ubukungu ndetse n'isuku n'isukura.
twaganiriye kandi ku mbogamizi ibigo nderabuzima mu karere kacu bifite cyane cyane ku cyorezo cy'indwara virusi ya Ebola biterwa n'ubwoko bwa bundi buryo. Ibi bikaba bigira ingaruka kuri bamwe muri iki gihe mu ntara yacu ya Repubulika ya Kongo. Nasangiye na murumuna wanjye Evariste Ndayishimiye imbaraga z'ingenzi cyane igihugu cyacu cyashyizeho muri gahunda yo gukumira ko icyorezo cyakwirakwira bitewe n'ibikorwa bishishikariza abantu mu nzego z'ubuzima, abaturage bo mu gace ndetse n'abaturage bacu mu gihugu muri rusange, Afurika ndetse na mpuzamahanga kwirinda kino cyorezo. Twashimangiye hamwe kandi ko ibibangamira ubuzima harimo kwirengagiza imipaka kandi ko bisaba ubufatanye mu karere gukomezwa kw'imbaraga hashingiwe ku bwirinzi, gukurikirana ndetse no kureba ukwiyandaguriza kwa kino cyorezo. Muri urwo rwego kandi inama yabaye uyu munsi hamwe n'ingabo z'igihugu zirwanira kurwanya Ebola twemeranije kwerekana imbere y'umuvandimwe wacu Evariste Ndayishimiye ko ububiko bwuzuye kuva ku itariki iki cyorezo cyabonetseho kirimo ingamba zo kwirinda cyangwa se ibyo kwifasha cyane mu bwirinzi mu gihugu cyacu. Kandi twongeye kwemeza ko ibibazo by'ubuzima Afurika ihanganye nabyo bisaba ko dushimangira ko ibibazo by'ubuzima muri Afurika ari ibibazo bya buri wese, tukagira ubumwe ndetse n'imikoranire yuzuye, ubufatanye, ubukangurambaga ndetse no gushishikarizwa gushyira imbaraga twese hamwe nk'umugabane, tugatanga umuburo ndetse tugahangana n'ibibazo byihutirwa by'ubuzima. Kurinda ubuzima bw'abantu bacu abaturage biracyari itegeko rusange kandi ni inkingi y'ingenzi yituze iterambere rirambye ry'umuryango wacu, umugabane wacu. Nanjye ndashaka kandi nk'ikigereranyo gutangaza ko iki cyorezo cy'ukuvuka vuba vuba kandi vuba ngaha mu ntara ya Ituri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ahantu hatandukanye habereye kino cyorezo gikomeye cyane, bishoboka cyane ko zaba cyakemuwe mu minsi ya vuba, ko turi kugikurikirana. Imigo wanjye ni wose dushobora gukoresha imbaraga zose nk'uko mbitekereza. Repubulika ya Kongo ikomeje kwemeza ko umutekano mu bijyanye n'ubuzima uyu munsi ari ikintu ngombwa kugira ngo habeho ituze, kwihangana ndetse guteza imbere akarere, umugabane wacu muri rusange. Ibiganiro zacu kandi zibanze ku mahirwe yo gukorana muri ibi bikorwa remezo, ingufu, umutungo kamere w'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, amahugurwa n'uburezi, umuco ndetse n'urubyiruko. Twemeranije ko ubufatanye hagati y'ibihugu zacu zombi bugomba kuba bushingiye kuri byinshi, imishinga idahinduka ndetse bikagaragara kandi ko bifite akamaro. Mu bushobozi bwe umuyobozi uhagarariye Afurika yunze ubumwe Perezida Evariste Ndayishimiye yanadusangije iby'ingenzi ku mugabane wacu. Twebwe twongeye kwemereza hamwe ko uruhare rwacu ku bisubizo by'ibibazo bya Afurika ari byo bikomereza kwitabwaho. Ni ihame rwose tushimangira abanyafurika ku bibazo byabo. Iri hame rikurikije ubusugire bw'igihugu ndetse n'ubusugire bw'akarere k'ubutaka, kutivanga ndetse no kubana neza n'abandi, n'amama akubiye amasezerano y'ubutegetsi bw'umuryango w'abibumbye n'itegeko nshinga ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Afurika irimo kunyura mu bihe bikomeye. Umugabane wacu ugomba guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano, ibibazo by'ubutabazi bikomeje ndetse no ku ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ku gitutu cy'ubukungu bw'isi ndetse ariko kandi no byitezweho byinshi cyane urubyiruko rwacu. Kubera ko Afurika ihanganye n'ibibazo igomba kuvuga mu buryo buhamye, gukora ibintu hamwe kurushaho kwishyira hamwe ndetse no kwirwanaho, gukomeza kurushaho mu nyungu ndetse no mu ngamba. Kubera ibi nagize icyubahiro cyo gutuma umuvandimwe wanjye Perezida Evariste Ndayishimiye
kuzitabira inama y'urwego rwo hejuru nzayobora cyane vuba aha ngaha mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Umunsi w'ibirori birumvikana ko kuyobora iyi nama njyanama kwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kwezi guhera muri Nyakanga. Bityo rero tuzibanda ku isano iri hagati y'umutungo karemano, amahoro, umutekano ndetse n'iterambere birambye n'ibyo tuzabishyize imbere. Iyi niyo nsanganyamatsiko ni ingenzi ku gihugu cyacu tw'ubwacu, ku karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri rusange ku mugabane wacu wa Afurika. Imitungo yacu, ibintu bisanzwe bigomba kureka kuba impamvu yo kwifuzwa, yo guhigwa, yo kuzana umutekano muke n'amakimbirane. Bigomba kuba inkingi y'amahoro, iterambere, ubusugire bw'ubukungu, impinduka z'inganda ndetse n'isaranganywa risangiwe. Ndemera ko uruhare rwa Perezida Ndayishimiye mu mwanya we nka Perezida wa Repubulika y'u Burundi ndetse na Perezida uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu buryo bw'ingirakamaro bikungahaza akarere ku gitekerezo mu rwego rwo gukomeza kugira umugabane wacu kuba uw'ingenzi ku rwego rudasanzwe. Rero murakoze kubwumva ibyo twaganiriye, kubera ubwitange bwe rero muri ubutumwa bw'amahoro ndetse no ku bwitange bwe buhoraho mu komeza umubano hagati ya Repubulika ya Kongo n'Repubulika y'u Burundi. Reka tubimushimire cyane. Repubulika ya Kongo ikomeje kandi kiyemeza by'ukuri gukorana na Repubulika y'u Burundi kubaka akarere k'ibiyaga bigari gafite amahoro, ituze, rihuriweho ndetse yewe tugamije ejo hazaza heza. Ndabashimiye cyane. Murakoze Perezida, natwe turagushimiye. Ukurikije ibyo Evariste Ndayishimiye yaganiriye na Tshisekedi Tshilombo, akurikiza ndetse n'amagambo umaze kumva bagejeje imbere y'itangazamakuru, hari ibintu bine by'ingenzi ugomba kuzirikana ndetse bigiye gutuma ibintu bihindura isura. Iterambere Burundi bwemeje ko burakomeza gukorana na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no kugarura ituze n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe benshi bibwiraga yuko Burundi ushaka kuzacyura ingabo zabwo ziva muri Kongo, ibyo ngibyo kwitekereza bisa nko gutekereza kwambara ipataro yuje mu mutwe. Ntabwo ngo Burundi buzigira butererana Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rugamba bahanganyemo ngo n'umwanzi w'amahoro. Ikindi Evariste Ndayishimiye yavuze asa nk'icyo yigeze gutangariza rimwe mu gihugu cy'u Burundi kubwira abakongomani bose kumva ko umwanzi ari umwanzi basangiye, bakareka gucikamwe ibice ahubwo ngo gashyira hamwe. Ni mu gihe Kongo babisa nkaho hashaka kugaragazwa ko ari ibibazo bihari by'amoko, ariko Kongo Burundi bagasa nabo bamagana ibyo bintu. Cyakora no Rwanda mpuzamahanga bigasa na icyo kintu kitemerwa, kuko iyo mpamvu y'M23 atangiye irwanira umuryango w'abibumbye, Amerika n'ibihugu by'ikomereza banze kuzemera ko ari impamvu y'amoko muri Kongo. Gusa bamwe atari kuko niko bisanzwe no mu Rwanda niko byavugwaga mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Imiryango mpuzamahanga rero cyaga ikarumira ikicecekera ntite cyane kwakorerwa ubwicanyi, ahubwo igasa nk'aho bashyigikira ibyo bikorwa binyuze muri minuar. Rero ngo n'uyu munsi niko bimeze muri Kongo. Gusa Evariste Ndayishimiye ashimangira cyane ko ngo nta terambere rishoboka kuba mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari mu gihe nk'amahoro n'umutekano bihari. Kuri we kugira ngo akarere kose kabashe kugira iterambere rirambye nuko kabonekamwo amahoro. Ibuka Evariste Ndayishimiye avuga yuko umutekano muke bawutoberwa n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze neza ko u Rwanda rukomeje gutobera akarere kose, kuko akarere kose gakomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane cyangwa se gahura n'ibibazo by'umutekano mukeya biturutse ngo ku Rwanda rujya kugadurumbanya. Uyu nguyu anashinja u Rwanda cyangwa se ashinja u Rwanda kuba ngo rufite umugambi kuzatana igihugu cy'u Burundi nyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo rwifashishije Red Tabara. Uko niwo mupango bafite, nicyo gituma ngo babona ko intambara ya Kongo ari intambara nanone y'u Burundi, ariyo mpamvu bagomba kudaterana igihugu cya Kongo muri no rugamba, bagomba komeza gufatanya muri iyi ntambara. Tshisekedi Tshilombo nawe mu kuvuga yavuze ikindi kintu twavuga ko ari nka cya gatatu, kuko impunzi zigomba kwitabwaho, ariko Ndayishimiye avuga ko izi mpunzi atari nk'impunzi zahunze igihugu, ni nk'abantu ngo bavanywe mu byabo n'abatera Kongo. Icya kane wavuga ko nanone ari ikintu cyanaganiriweho ku rwego rukomeye, nibijyanye n'umutungo wa Afurika, umutekano ndetse no kwihuza kwa karere mu bukungu birafatanye, ariko cyane kuri mineral, umutungo wa Afurika. Aho Tshisekedi Tshilombo kuva mu kwezi kwa karindwi azaba ari mu bagize njyanama cyangwa se leta ya Kongo izabiyoboye inama njyanama agashimwe gashinzwe umutekano k'isi muri Loni. Akavuga yuko rero insanganyamatsiko azafite ari uko ngo umutungo
w'igihugu udagomba kuba imvano y'intambara n'amakimbirane, ahubwo ukwiriye kuba isoko y'ubukire, ukwishyira hamwe ndetse n'iterambere rihambaye ry'abaturage. Ibi rero bakaba bashobora kuba bari kubivugaho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika natangiye icyo twakwita nk'inzira iyo bise critical minerals, yaho Amerika ifatanyije n'ibihugu bikomeye birimo na Leta ya Congo. Izo critical minerals cyose mu y'agaciro y'ingenzi zo muri Congo bakaba baravuze ko bagomba kuzibona aruko amahoro n'ituzo byabonetse muri Congo. Bivuze ngo Leta ya Congo yarangije gutega agatego k'ibintu y'agaciro ku bihugu yakeneye ko bigomba kuyabona ko bibanze byahereza ko byaha Congo amahoro cyangwa se byafasha Congo kubona umutekano. Dore Congo ari abashaka kujya kwiba ayo mabuye bakayacuruza ariko bayibye muri Congo. Bashinja igihugu cy'u Rwanda kubigiramo uruhare, kwiba amabuye muri Congo bakajya kuyagurisha ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se bakayagurisha ku bihugu by'amahanga, ariko ari amibano. Kwa kurikiye amagambo ya Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo, wumvishe urugamba rugiye gukomera cyangwa wumvishe rugiye kurangira? Ngiri kubyumva muri comment. Gubwe neza, amahoro.